Kurushaho Media TV. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'uwo Media TV. Uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro twise urugo rwiza. Urugo rwiza rurangwa n'iki? Urugo rwiza rusabwa iki? Urugo rwiza warugira bigenze bite? Nshuti bakunzi b'uwo Media TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo dukomeze kujyana muri byose. Ikintu cya mbere utakwibagirwa, ntiwibagirwe gukora subscribe. Nicyo cya mbere ngiye nkubwiye. Ni ukuvuga ngo mu bintu byose rero dukora, twaba ababyeyi bacu, baba ari wowe mugore, ari nawe mugabo, ikintu cya mbere tugomba gukora ni uko tugira urugo rwiza. Urugo rwiza rero kurugira nta kindi bisaba, ishingiro rya byose burya aba ari umudamu. Abanyarwanda nibo babivuze neza ngo urugo rwiza, umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, ariko nanone tutibagije yuko wenda hariho n'ababi, ariko ntabwo ari ababi ku isura cyangwa se umwiza ku isura, ahubwo ni uburyo yubahiriza inshingano ze. Dore rero ingingo nibura eshanu zagufasha wowe mugore kugira ngo ubane n'umugabo wawe neza, umuryango wawe utere imbere. Mbere na mbere buriya abagabo bakunda icyubahiro, bakanga umuntu wese waba ashaka kubasuzugura. Wenda urabona ushobora gusuzugura umugabo wawe ubicishije mu buryo bwa bagenzi bawe cyangwa se mu buryo bw'inshuti zawe. Ibyo ngibyo abagabo barabyanga pe, kabone n'ubwo yaba ari wowe ufite ubushobozi, kabone n'ubwo yaba ari wowe umutunze, ari wowe washingiyeho, ariko akenshi abagabo ntabwo babikunda ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo niba uri umugore rero, niba ushaka kugira ngo urugo rwawe rutere imbere, urugo rwawe rumere neza, ntabwo byemewe, nta nubwo biba bishoboka kugira ngo usuzugure umugabo. Buriya hariho ikintu abagabo banga cya mbere ngiye nabonye: umugabo iyo umututse, uzatuka umugabo ngo ni imbwa. Nubwo atabikubwira ariko ashobora kubyibazaho nibura hafi ukwezi kose. Niho hava abantu benshi ukabona baricana, abantu benshi ukabona bararakaranya bya hato na hatoya, abana nta mahoro bafite mu rugo, ibintu byinshi bikagorana kubyumva kubera yuko nta muntu n'umwe worohera undi. So nihaba koroherana mu ngo n'iki, bizajya bigenda neza. Ni ukuvuga ngo rero hano twabateguriye ingingo eshanu nibura umugore ashobora kugenderaho. Umugore ashobora kugenderaho kugira ngo nibura yubake urugo rwe neza, n'umugabo amwubahe. Ingingo ya mbere rero, ikintu umugore cya mbere na mbere agomba kwirinda: na rimwe ntukigere nibura uzamura ijwi ryawe ku mpamvu yawe iyo ari yo yose imbere y'umugabo wawe. Kuko iyo urizamuye ku mpamvu zawe cyangwa no ku mpamvu ze, wenda akubwiye nabi cyangwa se bigenze gute, abifata nabi, abifata nk'agasuzuguro. Abasoma Bibiliya turabaha n'imirongo muzasoma, ni ibintu n'abantu bazi ubwenge bakoze, bagiye bakora ubushakashatsi bumva. Muzasome Imigani 15 umurongo wa mbere, hanyuma muzambwira. Aho numara kuhasoma rero uzagenda usobanukirwa uburyo umugore ashobora gutuma umugabo waca bugufi. Umugabo waca bugufi
umugore niwe ushobora gutanga umusingi nibura umuryango we, kuko buriya umugabo ushobora kumubwira agatomboka, ariko iyo atombotse we ukazamuka nawe burya murahura bikaba ibibazo, abantu bakicana, abantu bakarwana, urugo rukazamo imvururu, nta byishimo mushobora kubona mumeze gutyo. Ikintu cya kabiri rero nshaka kukubwira, ntuzagaragarize umuryango wawe, wowe mugore uturukamo, cyangwa inshuti zawe intege nkeya z'umugabo wawe. Ni amakosa cyane, kuko nawe ubwawe byakugiraho ingaruka zitari na nziza pe, zitari nziza, kuko niba wivuyemo ukabwira abantu, ukagaya umugabo wawe mubana mu rugo. Buriya umuntu mubana mu rugo umunsi ku munsi, isaha ku isaha, aba ari umuntu ukomeye cyane, aba ari umuntu ugomba kubaha, kandi muba muzabana igihe cyose, muzasangira ibibi byose n'ibyiza, wapfusha wagira gute, burya ntabwo uri wenyine, uba uri kumwe n'umugabo wawe. Rero aha naho abantu basoma Bibiliya rwose ntabwo twigeze tubibagirwa, ahantu nibura wazasoma kugira ngo ubone ibi bintu, uburyo na Bibiliya ubwayo ibivuga. Uzasoma Efeso 5:12 umbwire ukuntu havuga. Niba umugore ubanye n'umugore wawe, uri umugabo, cyangwa se umugore yabanye n'umugabo we, mwarasezeranye imbere y'amategeko, mukavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ariko mu by'ukuri ntabwo urupfu ari rwo rubatandukanya, kuko ari urupfu rubatandukanya, ntabwo mwagatandukanyijwe n'ibintu bidashinga, bidafite value, bidafite agaciro. Umuntu ngo yavuze ngo kanaka, ngo umugabo wanjye ngo byagenze gutya, ngo ni mubi, uwo muntu banza umumenye, ese impamvu akubwira ibyo ni iyihe? Ese aje kukugira inama? Aje kugira ngo hagire ikintu agufasha muri ibyo ngibyo? Nicyo kintu ugomba kubanza kumenya, ukisuzuma nawe mu mutima wawe, ukavuga uti ariko se uyu muntu araza kungira inama kubera iki? Arangira inama kubera iyihe mpamvu? Anyway, ashobora no kubikubwira ari byo, ariko iyo umuhaye umwanya urasenya, kuko rimwe na rimwe abantu ntabwo bishimira ingo zubatse, kandi hariho n'igihe aba atari umugome, ahubwo ariko ateye yumva ibyiza, ari ukuba yakubwira utwo tuntu two kuguteranya, two kubwira umuntu ati runaka uramuzi buriya ukuntu ameze, ugasanga rero bihungabanyije imibanire yanyu, bikazabagiraho n'ingaruka, kuko iyo mutabanye neza, ejo umwe avugira undi akavugira aha ngaha, mwajya ku meza ntimwumvikane, ntimuganire, ntimunavugane, abana icyo gihe batangira kubibonamo nk'ikibazo. Iyo mwabagize abana batangira kubibonamo nk'ikibazo, bakanibaza bati ni ibiki biri mu rugo iwacu. So ikintu cyiza cya mbere ni ukuba mwafatanya, ndetse uruhande rumwe rukorohera urundi. Nicyo kintu gishobora gutuma urugo rwanyu rusugira, rukatera imbere, cyangwa se urugo rwacu rukajya imbere. Ntiwibagirwe, nanone ndakwibukije, ntiwibagirwe gukora subscribe. Turacyakomezanya muri iyi nkuru ukuntu iteye, ndetse n'ibyo umudamu ashobora kugenderaho kugira ngo nibura yubake urugo rumeze neza. Turacyakomeza rero
ndababwira ikintu cya gatatu gishobora gutuma urugo rwawe rugenda ku murongo kandi rukagenda neza. Abantu benshi ntabwo babizi, ntabwo bazi uburyo bakwitwara, ntabwo bazi uburyo ashobora kujera urugo rwe akarukuramo ibibazo. Hariho wenda kuvuga ngo ni satani, ariko sinibaza ko satani hariho igihe umuha umwanya. Iyo umuhaye umwanya nawe arakurwanya. Tukubaho rero ingingo ya gatatu, icya gatatu nibura ushobora kugenderaho kugira ngo ubashe gutunganya iby'urugo rwawe. Ntuzigere ugaragaza kamere yawe igihe uganira n'umugabo wawe, kuko ntuzi uko azabifata. Numwereka kamere yawe, numwereka kugira umujinya mwinshi, azavuga ati uyu mugore se ni gutya namuzanye koko. Ariko kamere yawe nuyihishira, hariho n'igihe kamere wayirangize ukabona irarangiye, bitewe n'ukuntu nawe ubwawe wabyitwayemo, bitewe n'ukuntu kuko ntabwo uba uzi ukuntu umugabo wawe abifata. Kwishyira heza, ntiwemere amakosa, ntiwemere guca bugufi. Yavuga nawe ukamubwira uti urimo kuntesha umutwe, cyangwa se ukamubwira uti ntabwo nshaka ibyo bintu urimo kuvuga biranjena. Icyo gihe umugabo aravuga ati se ni njye mugabo cyangwa uyu niwe mugabo. Biramujena rero. Ntabwo ushobora kugira urugo runezerewe icyo gihe umeze gutyo. Muzasubire mu Migani 15 umurongo wa 13, hanyuma wumve ukuntu aho hantu havuga. Ntukagereranye kandi, icyo ni icya kane, ntukagereranye umugabo wawe n'abandi bagabo. Urumva? Kuko ntabwo uzi background ye, ntabwo uzi CV ye, mu kinyarwanda cyiza ntabwo uzi aho ahahise he, ntabwo hazi. Kuba utahazi rero byaba byiza utamugereranyije n'abandi bagabo uzi, yaba ari abagabo bakize umuha reference buri gihe. Ukabwira umugabo wawe utari kuzi nka kanaka, ari kuzi ibyo bintu biramujena, kuko agira akavuga ati kuki njye nameze nka kanaka, agatangira akidiscriminatinga ubwe, akigaya. Bishobora kugabanya urukundo rwawe, bishobora kugabanya urukundo rwanyu hagati yanyu, kubera yuko wari umugereranya n'abantu. Akavuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu hari ukuntu ambona, ugasanga bigaragaye nabi, kandi ubyihoreye byaba ari byo byiza, ku buryo nawe ubwe avuga ati nibura umugore wanjye hari ibintu wenda yirengagiza, kuko nawe buriya ababireba hari umugabo wawe. Icya gatanu, ntugafate nabi inshuti z'umugabo wawe. Urimo kubyumva? Ntugafate nabi inshuti z'umugabo wawe, kuko utabakunze, nubwo waba utabakunze, ujye ureka umugabo wawe ari we umenye uko abatwara, kuko we ntago ubazi. Niba udashoboye wenda kuba sociable ngo ubakire uhuze urugwiro nabo, ukumva birakujennye,
wenda n'urugero hari umuntu ugira inshuti ze zisinda z'abasinzi, wenda umugore bikamujena, ariko icyo gihe iyo bimujennye ntabwo icyiza ari ukubwira umugabo ati ndakwiyamye na ziriya nshuti zawe ntuzongere kuzigarura hano. Icyo gihe umugabo umusuzuguye kandi aravuga ati se uru rugo si urwanjye. Icyo gihe nabyo biramutusha, iyo bimutushije nabyo ntabwo biba bigaragara neza. Muzasome mu Migani 11:22, 11:22 uzagenda wumva neza ukuntu nibura umugore agomba kubaha inshuti z'umugabo, cyangwa se akaba yakubaha nabi wabo umugabo, cyangwa nawe ubwe akaba afite uburyo yakwitwara ku mugabo we. Turacyakomeza rero, ikindi gice kizakurikiraho ubutaha. Ikiganiro ni cya kindi, urugo rwiza. Ntabwo tuzabatenguha, gusa icyo nakwibutsa nshuti yanjye, komeza gukora subscribe kugira ngo ibi n'ibindi bice bizagenda bizakugereho nawe uzabiboneho. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi ibarinde.